Tubahaye ikaze kuri Big Movie Entertainment. Yari umwami witwaga Alexandre. Uwo mwami yari afite abana babiri. Umuhungu yitwaga Brian naho umukobwa yitwaga Nora. Uwo mwana w'umukobwa witwaga Nora yari umukobwa wakundaga gutwara amafarashi cyane. Yakundaga kuyatwarira mu bibaya byari bikikijwe n'imisozi. Uwo mukobwa bitaga Nora buri gihe iyo yatwaraga ifarashi hari umuhungu yajyaga acaho bitaga Adrien. Uwo Adrien yajyaga amucaho akabona aho yabaga ari kuragera. Uwo mukobwa bita Nora mu by'ukuri yaje gukunda Adrien. Adrien nawe yakundaga Nora cyane ko yajyaga akunda kumucaho buri gihe. Iyo Nora yajyaga aca kuri Adrien yajyaga areba Nora ndetse na Nora akareba Adrien, ariko nta muntu n'umwe wari warabwiye undi kamukunda. Umunsi umwe Nora yari arimo gutwara amafarashi n'ubundi anyura hahandi yari asanzwe anyura muri icyo kibaya. Ageze muri icyo kibaya yasanze uwo muhungu bita Adrien atakirimo. Nora yaratashye ababaye cyane. Yakomeje kwibaza, akajya yibaza umuhungu najyaga mbona hariya ko ntamubonye uyu munsi byagenze ute. Ubu se yaba yagize ikibazo? Uwo mukobwa bitaga Nora yakomeje kubyibazaho cyane. Bukeye yarongeye agaruka gutwara ifarashi. Arimo gutwara ifarashi muri cya kibaya nanone yongeye kubona wa muhungu bitaga Adrien. Nora noneho byamwanze mu nda, yaragiye aramusuhuza aramubwira ati njye banyita Nora, ndi umwana w'umwami bita w'inahangaha. Adrien arangije aramubwira ati ndakuzi cyane. Nora yaramubwiye ati Adrien nishimiye kukumenya. Adrien nawe yaramubwiye ati nanjye nishimiye kumenyana namwe kandi nishimiye kuvugana namwe. Nora yakomeje kugeza atwaye ifarashi. Yajyaga acika iwabo rimwe na rimwe akaza agafasha Adrien kuragira ndetse bakanatembera. Icyo gihe Adrien nyuma yaho yaje kumujyana iwabo. Mama wa Adrien yatunguwe no kubona Adrien yazanye umukobwa w'umwami. Mama wa Adrien yarikanze cyane, arangije afata Adrien amujyana ku ruhande aramubwira ati mwana wanjye ibyo urimo urabizi? Adrien yaramubwiye ati ndabizi cyane mama. Mama we yaramubajije ati none se uriya mukobwa w'umwami wamukuye hehe? Adrien yaramubwiye ati mama uriya mukobwa dusigaye dukundana, dusigaye turi inshuti. Mama wa Adrien yarikanze cyane aramubwira ati mwana wanjye bariya abantu ni abantu babi, ati uriya mwami urabizi ashobora kuzakwica. Ati ntabwo umwana w'umwami ajya akundana n'umwana wo mu bakene nkatwe. Ati twebwe ntacyo tuvuze, ati twebwe turi abakene cyane rwose, turi abakene ba nyuma. Kandi ikindi uriya mukobwa numvishe yuko afite umufiyanse, afite undi muhungu bakoranye. Ati uwo muhungu ni umwana wa generali w'iki gihugu. Ati papa we ni generali w'ingabo. Ati ntabwo byashoboka ko wakundana n'uriya mukobwa. Adrien yaramubwiye ati mama uko byamera kose Nora arankunda kandi nanjye ndamukunda. Mama wa Adrien yarikanze cyane aravuga ati noneho uko byagenda kose bagiye kumpekura, umwana wanjye ntago azigera akundana n'umukobwa w'umwami ngo bikunde. Icyo gihe Adrien yarongeye aragenda asanga Nora ndetse na mama wa Adrien yaragiye aganira na Nora. Mama wa Adrien yatunguwe no kubona umwana w'umukobwa mwiza cyane witonda ndetse ugira n'ikinyabupfura. Mama wa Adrien byaramutunguye cyane. Mama wa Adrien yakomeje kuba inshuti ya Nora. Nora yajyaga atoroka iwabo akaza akaganira na Adrien. Igihe kimwe kigeze no kugira Adrien ndetse na Nora baratembereye, barimo gutembera muri quartier. Adrien yagiye agurira Nora amateke bakundaga kuba batetse aho ngaho. Nora yari amateke yumva biramutunguye cyane, arangije aravuga ati bino bintu biraryoshye byitwa ngo iki? Adrien yaramubwiye ati Nora bino byitwa amateke. Nora aramubwira ati kuva navuka, ati kuva nabaho ubu ngubu nibwo ndi kubaho nishimye, ndimo gutembera. Ati mba natorotse abantu bandinda tukaza tukaba turi kumwe. Ati abantu bose bazi ko ndi mu rugo kandi mu by'ukuri ndi kumwe n'umukunzi wanjye Adrien. Adrien yaramubwiye ati Nora gusa nubwo turimo gukundana ariko ngiye mfite ubwoba ko bashobora kuzangirira nabi nibamenya ko ndi gukundana n'umwana w'umwami. Nora yaramubwiye ati Adrien humura ngenda gukunda kandi nta muntu uzigera gukoraho turi kumwe. Nora ndetse na Adrien bakomeje kujya bakundana. Igihe kimwe Adrien ndetse na Nora baje kuryamana. Adrien yaje gutera Nora inda. Gusa Nora papa wiwe yaje kumenya ko umukobwa wiwe atwite. Papa wiwe yaramwicaje aramubaza ati mwana wanjye ninde waguteye inda? Nora yanze kubivuga, yanze kuvuga wamuteye inda. Wibuke ko Nora bari baramubwiye ko azashyingirwa n'umwana w'umujenerali wari ukuriye ingabo muri icyo gihugu. Papa wa Nora yabajije Nora ati Nora ninde waguteye inda? Nora yanze kubwira papa uyu muntu wamuteye inda. Papa yaramubwiye ati ngiye kubaza Kevin niba ari we waguteye inda.
ati ntabwo byumvikana mwabana mwe, sinzi impamvu yaguteye inda mukiri abana batoya, igihe cyo kubashyingira ntabwo cyari cyakageze, ngiye kubwira generali atangire dutegura ubukwe bw'abana bacu, ntaho byazumvikana bivugwa yuko umwana w'umwami yatwitiye mu rugo. Nora yaramubwiye ati papa ntabwo ari Kevin wanteye inda. Papa wiwe yaratunguwe cyane, arangije aramubwira ati ntabwo byumvikana, ati ninde waba waraguteye inda none? Nora yaramubwiye ati n'undi muhungu dukundana. Papa wiwe yararakaye cyane, arangije aramubwira ati n'uwuhe muhungu wundi mukundana? Papa wiwe yaramubwiye ati akora ahangaha, ati n'umwe mu basirikare bandinda. Nora yaramubwiye ati papa ntabwo ari abo ngabo. Nora yaramubwiye ati ni umuhungu wo hanze ahangaha. Nora papa we yaramutunguwe cyane, arangije aramubwira ati Nora ntabwo ndi gusobanukirwa neza, mbwira ninde wo waraguteye inda? Nora yaramubwiye ati ni umuhungu bita Adrien. Papa we yaramubwiye ati Adrien ntabwo muzi. Nora yaramubwiye ati Adrien ni umuhungu nkunda gutambukaho iyo yabaga ari kuragira. Ati papa ni umusore mwiza, naramubonye ndamukunda, twakundanye bucece, nta muntu n'umwe wari ubizi, gusa nyuma yaho twaje gukora ikosa turaryamana, nyuma yaho naje kumenya ko nanjye ntwite. Papa wa Nora byaramurakaje cyane, arangije abwira abasirikare bamurindaga ndetse n'abarindaga igihugu, arababwira ati mugende mushaka umusore bita Adrien, uwo musore mumunzanire, ndaza kumwica icyo nzi cyo, ndibuze kumufunga, umukobwa wanjye ntabwo azigera amenya amaherezo yiwe. Ikindi mushaka ukuntu mutegura ubukwe bw'umwana wanjye ashyingirwe n'umuhungu wa generali. Abasirikare baragiye bajyaho Adrien yabaga. Icyo gihe baragiye basanga Adrien ntawe uhari. Adrien ndetse na mama wiwe ntabwo bari bahari, bari bagiye mu murima. Baragiye barashaka baramubura, barangije kumubura barongeye basubira ku mwami, babwiye umwami ati umuhungu twamushatse twamubuze, twagiye iwabo muri karitsiye hose twabashatse turababura. Adrien akimara gutaha baramugejejeho inkuru abaturanyi, baramubwiye ati Adrien ushatse washaka ukuntu uhunga, umenya byabaye bibi cyane, wa mukobwa mwajyaga mugendana bishobore kuba byazanye ingaru. Ati Adrien shaka ukuntu uri buze gutoroka uva inahangaha, kuko nabonye abasirikare b'umwami bari baje inahangaha, baje iwanyu barimo kugushaka, gusa ntabwo bigeze bakubona, niyo mahirwe ufite. Mama wa Adrien abaturanyi barabibabwiye, ndetse mama wa Adrien yarikanze cyane, yahise abwira umuhungu wiwe ati mwana wanjye ibyo ari byo byose ntabwo baba bari kugushakira amahoro, shaka ukuntu utoroka ugende. Adrien yabwiye mama wiwe ati mama ntabwo natoroka ngo ngende nsize Nora, ati ahubwo reka ngende kwa Nora ndebe icyo bari barimo kunshakira. Mama wa Adrien yaramubwiye ati mwana wanjye warasaze, ati ugiye kugenda kwa bariya bantu, ati urumva bari baje kugushaka, ati wasanga hari n'ikintu kibi cyaba cyabaye ku mwana wabo. Adrien yaravuze ati mama nyine nicyo nshaka kumenya, ndashaka kumenya icyo bari barimo kunshakira. Adrien yafashe inzira yerekeza iwabo wa Nora. Akigerayo abasirikare barindaga ku muryango bahise bamubona, bahise bamufata bamushira Alexandre. Umwami Alexandre akimara kubona Adrien yaravuze ati kano gahungu kakabwa niko kaba karantereye umukobwa inda. Arangije arababwira ati ako gahungu mugende mugafungire kuraho umwana wanjye atazigera bimenya, ataho umwana wanjye atazigera amenya amakuru y'ako gahungu. Nora ntabwo yari azi biri kujya mbere, ntabwo yari azi neza ko Adrien barangije kumufata. Nora yandikiye urupapuro Adrien amubwira yuko agomba guhunga papa wiwe ashaka kuzamwica. Nora yanditse urupapuro arangije ararwohereza, gusa akimara kurwohereza mama wa Adrien niwe warubonye. Mama wa Adrien yahise yongera yandikira Nora aramubwira ati mu by'ukuri Adrien yaje avuye hano mu rugo aje kukureba iwanyu, cyane ko yari yamenye yuko papa we yari arimo kumushaka. Ati Adrien ntabwo ari hano, ahubwo ari aho ngaho iwanyu. Nora akimara kumenya urwo rupapuro, Nora akimara gusoma urwo rupapuro mama wa Adrien yari yaramwoherereje, Nora byaramutunguye cyane. Nora akimara gusoma urwo rupapuro mama wa Adrien yari amajije kumwohereza, Nora yarababaye cyane. Yahise agenda abaza umwe mu barinzi barindaga papa wiwe, aramubwira ati bwiza ukuri, papa wanjye yaba yarafunze Adrien cyangwa yaba yaramwishe? Umurinzi yaracecetse aramubwira ati nta kintu nakubwira, ati ntabwo nshobora kukubwira ikintu nyakubahwa yaba yarakoze. Nora yaramubwira ati ndakwinginze mbabarira umbwiza ukuri, ati mbwira nta kintu na kimwe n'ubundi nshobora gukora kuri ibyo ngibyo byabaye. Umurinzi yaramubwiye ati nta kintu na kimwe nshobora kukubwira, byose genda ubibaze papa wawe. Nora yagiye yarakaye cyane, arangije agera imbere ya papa wiwe aramubwira ati papa Adrien yari hehe? Papa wa Nora yahise abaza Nora ati uri kumbwira Adrien we? Ati nizere ko utari kumbwira ka gasore kaguteye inda. Ati ubu ngubu Nora
ubu twarangije gufata umwanzuro kandi nawe urabizi uko bikorwa. Ati ujye umenya ko uri umwana w'umwami kandi ndashaka kugumya mfitanye umubano mwiza na generali wanjye. Ati uko byagenda kose ugomba kuzashyingirwana na Kevin, umuhungu wa generali, kandi ubu ngubu twarangije no kubipanga. Ubu ngubu ahubwo genda witegure. Ntabwo nshaka ko abantu bazamenya yuko watewe inda n'ako gahungu bita Drie. Ndashaka uzagenda uryamane n'umuhungu wa generali, noneho nyuma yaho azamenye yuko ari we waguteye inda. Yahise arakara cyane, arangije abwira papa we ati papa, n'ubundi kuva mu bwana bwacu njyewe na Brian twajyaga dukora ibyo washakaga. Ntabwo twigeze dukora ibyo twebwe twifuzaga, ntabwo twigeze turya ibyo twifuzaga, ntabwo twigeze tujya aho twifuzaga kujya. Byose twabikoraga ari wowe ubidutegetse. Ati papa, byibura reka nanjye nkundane n'umuntu umwe, nanjye reka byibura nzabeho mu buzima bwanjye nishimye. Ati ntabanye na Drie nta wundi muntu nazabana nawe. Ndamutse mbanye na Kevin ntabwo nabaho nishimye. Ati mu by'ukuri wowe urashaka kurinda intebe yawe. Papa, urabizi njye ntabwo nzigera ngusimbura, ntabwo nteze kuzaba umwamikazi wa kino gihugu. Urabizi neza ko Brian ari buzagusimbura. Waretse nanjye nkakundana n'umusore byibura nanjye ndimo gukunda. Papa, ndakwinginze mu buzima bwanjye nanjye byibura mpereza amahirwe yo kubaho nishimye. Ati nintabana na Drie nta bundi buzima nzabaho, ntabwo nshobora kuzabaho nishimye. Papa we yaramubwiye ati ase ubundi Nora reka nkubaze, uwa Drie urimo kuvuga hashize igihe kingana ute mukundana? Nora yaramubwiye ati papa, nta gihe kirashira kuko nta n'amezi menshi arashira ngiye nawe tuziranye, ariko mu by'ukuri umutima wanjye wanyeretse ko ari Drie ngomba gukunda, ko nta wundi muhungu nteze kuzakunda mu buzima bwanjye. Papa wa Nora yaramubwiye ati mwana wanjye ibintu byose ntabwo ushobora kubihindura. Ati ntabwo ushobora kwanga Kevin mwakundanye kuva mukiri abana batoya. Nora yaramubwiye ati papa, ntabwo njyewe na Kevin twegeze dukundana. Ati nuko twakuranye gusa, ariko mu by'ukuri njyewe na Kevin nta rundi rukundo rwegeze rubamo. Ntabwo ntigeze numva ko ari nk'umuntu uzambera umugabo. Mu by'ukuri numvaga yego tuzabana, ariko byose byaje guhinduka umunsi nahuraga na Drie. Papa wa Nora yahise amubwira ati ariko wa mwana w'umuntu urimo kubwira uramuzi? Yahise amukubita urushyi yarakaye cyane. Mama wa Nora yari ari aho ngaho. Mama wa Nora yaramubwiye ati mwana wanjye ugomba gukora ibyo akubwiye. Nora yaramubwiye ati mama, nawe uramushyigikiye? Nawe ushyigikiye papa koko? Mama yaramubwiye ati mwana wanjye urabizi ugomba guhitamo ibyo papa wakubwiye. Kuva twavuka, kuva twakura muri buno bwami niko bikorwa. Ababyeyi bacu nibo baduhitira abo tuzabana nabo. Papa wawe twarabanye. Ati yego nubwo tutabanje gukundana, ariko nyuma yaho twarakundanye, ntabwo byatubujije kubabyara. Ati mwana wanjye ugomba kumva ibyo arimo kukubwira. Nora nubwo yari ari kuvuga ibyo byose, gusa yari ataramenya aho Drie yari ataramenya amakuru ya Drie. Ntabwo yari azi niba mu by'ukuri Drie yakiriho cyangwa niba agifungiranye aho ngaho. Drie aho yari bari kumukubita cyane, ntabwo yajyaga asinzira. Yajyaga gusinzira bakavuza induru, bakazana ikiradiyo gisakuza cyane kikamusakuriza. Drie ntabwo yageze abona amahoro. Abagaragu barindaga umwami baramubwiraga ati icyo ugomba gukora ni kimwe, we tuzakurekura uhite ugenda utoroke, ugende umukobwa w'umwami umureke wenyine, cyangwa niba bidashoboka turaza kukwica mu by'ukuri. Drie yarababwiye ati uko byagenda kose Nora ntabwo nshobora kumureka, ngomba kuzabana nawe iteka ryose. Uko yababwiraga ibyo byose baragendaga bakabibwira umwami. Umwami akimara kubyumva ibyo byose yumvishe ko umuhungu adafite gahunda yo kwanga umukobwa wiwe. Umwami yahise yohereza abantu bamurindaga, barangije baragenda batwika kwa mama Drie. Mama Drie baramwica. Drie baje kumubwira inkuru y'abo bagaragu barindaga umwami. Baramubwiye ati wa mwana ubu ngubu mama wawe twanamwishe. Ati wanyu twahatwitse, ubu ngubu nta handi hantu ufite ho kujya. Atubigisigaye nuko ari wowe uri buze gupfa. Brian wari musaza wa Nora we yarazi ahantu Drie yarari. Nora yaragiye, ibyo byose bikomeje kuba. Nora yaragiye apfukama imbere ya musaza wiwe aramubwira ati Brian, ndakwinginze nciye bugufi ndagusabye. Aturabizi njyewe nawe turakundana, turi inshuti kuva mu bwana bwacu. Ati papa ndetse na mama ntabwo bashaka kunshyigikira, ntabwo nzi n'ahantu Drie yari. Ndakwinginze basi ndangira ahantu Drie yaba ari. Brian yaramubwiye ati ariko Nora wari ubizi n'ikindi, Drie mama wiwe barangije kumwica, iwabo wa Drie bahatwitse. Ati ubu ngubu Drie nta nubwo yaba akinagukunze.
Nora yahise abwira musaza wiwe arambwira ati Brian ndakwinginze ati njyana aho Adrien yari nubwo ibyo byose byabaye ariko byibura Adrien araza kumbabarira basi muze kumurekura agende ariko ntimumwice mumureka agende ndabyemeye nzashyingirwana na Kevin ariko Adrien mumureka agende wenyine mumureke wenyine mama wiwe mwarangije kumwica kuki mwahemutse bigeze aho ngaho. Musaza we Brian yarambwiye ati ikintu ngiye kugukorera ni kimwe ngiye kukujyana kukwereka ahantu Adrien bamufungiye gusa nimara kumukwereka uhita umusezera kuko wowe mu buzima bwawe ndetse na Adrien nta hantu muzongera guhurira. Nora yahise ashimira musaza wiwe arambwira ati urakoze cyane Brian. Brian yabwiye Nora ati ariko n'ubundi ngiye kumukwereka umwanya mutoya cyane ati ngiye kukwereka ahantu afungiye. Brian yahise ajyana Nora aho Adrien bari baramufungiye ndetse bajyaga banamukubitira. Adrien bari baramukubise cyane amaso barayamennye atarimo kubasha kureba neza ari kureba ibikezi. Adrien yabonye Nora bamufunguriye. Adrien urumuri rwaramukubise ahita abona Nora ari kuva mu rumuri. Adrien yahise asuka amarira cyane. Nora nawe ahita arira cyane ahita ahobera Adrien. Nora arangije abwira Adrien ati umbabarire Adrien umbabarire ntabwo nifuzaga ko byose bizagenda gutya ntabwo nifuzaga ko urukundo rwacu ruzagenda gutya ati ibi byose nagushizemo nukuri umbabarire cyane Adrien ndakwinginze mbabarira. Adrien ntabwo ijwi ryari riri kubasha gusohoka neza kuvuga byari byamunaniye. Nora yahise ahobera Adrien arambwira ati Adrien ngiye gufata umwanzuro ngiye gutabara ubuzima bwawe. Nora yahise abwira Adrien ati Adrien umbabarire narangije gufata umwanzuro kugira ndokora ubuzima bwawe umwana wacu ashobora kuzavuka yita umugabo wundi papa wiwe atari we papa wiwe umwana wacu ntago azigera amenya ko uri papa wiwe. Ati Adrien umbabarire cyane nukuri ndakwinginze umbabarire. Adrien nta kintu na kimwe yari gushobora kuvuga. Adrien ikintu yasubije Nora amarira yahise ashoka. Nora nawe yararize cyane arangije aravuga ati Adrien umbabarire kuba naragushize muri ibi byose. Nora abagaragu bahise bamusohora abarinzi barindaga aho ngaho bahise bamusohora baramujyana. Gusa Nora akimara gusohoka ndetse n'abandi barinzi bakimara gusohora Nora hari undi murinzi wasigaye aho ngaho arangije ahita abwira Adrien aramubwira ati Adrien sinzi niba wamenye ariko njyewe nari inshuti ya papa wawe. Ati ntugire ikibazo mama wawe aracyariho mama wawe twamucikishije njyewe n'abandi bantu nabwiye abantu biri iwanyu baramucikisha icyo nabashije kuba twakora nubwo iwanyu twahatwitse ariko mama wawe aracyahari. Ati Adrien icyo ngusabye ubu ngubu wowe komeza uriho nijoro ndaza kuza ngucikishe nijoro turi buze kuza ngo utorokane nkujyane. Ati uriya mukobwa we gusa nyine umwibagirwe. Ati wowe urukundo rwawe na Nora ati rurangiriye ahangaha ntuzongere no kumutekerezaho. Adrien yahise azamura umutwe asa n'uwabyemeye. Adrien yari yababaye cyane ariko akimara kumva ko mama wiwe akiriho Adrien yahise abona izindi mbaraga zidasanzwe. Adrien yagumye ari muzima. Wa mugabo nijoro yaraje akimara kuza yahise afungura Adrien. Bakirimo gusohoka bageze hanze bahise bakubitana n'abandi barinzi. Abarinzi bahise babamurika mu maso. Abarinzi bakimara kubabona bahise babona na mugenzi wabo arimo gusohora Adrien. Abarinzi bahise bavuza ihembe bahita bavuga ati tubonye umugambanyi. Hahise haza ndetse n'abandi basirikare benshi barangije bahita bafata wa mugabo waruje kubohoza Adrien wakoraga aho ngaho ndetse na Adrien barongera barabafata barangije bahita bajya kubafungirana nanone. Twabashimiye kuba mwakurikiranye igice cya mbere cy'iyi nkuru. Igice cya kabiri nacyo tuzakibagezaho. Iyi ari Big Movie Entertainment. Mukomeze mukore subscribe ndetse munakore share munatubwire muri comment mutubwire uburyo kimwumvisha inkuru niba ari nziza muyisangiza abandi muyisangiza inshuti zanyu ndetse n'abandi bataramenya channel ya Big Movie Entertainment nabo muyibamenyeshe. Murakoze ibihe byiza amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Iyi ari Big Movie Entertainment.